Yesu agiye kuza bene data, azatubaza icyo twakoze muri uyu murimo, ko twagaruye inzimizi zazimiye, tukazigarura zikarisha mu bushoke. Duhagurukire rimwe tujye mu murimo, ubutumwa tubwamamaze mu isi yose, abantu bamenye ko Yesu agiye kuza, aje kujyana umugeni yakoye amaso ye. Duhagurukire rimwe tujye mu murimo, ubutumwa tubwamamaze mu isi yose, abantu bamenye ko Yesu agiye kuza, aje kujyana umugeni yakoye amaso ye. Duhaguruke twese abatsindishirijwe, tukakira igitambo cy'ikaruvari. Ubu butumwa natwe twarabuhawe, ngo tubwamamaze hose mu batabuzi. Duhagurukire rimwe tujye mu murimo, ubutumwa tubwamamaze mu isi yose, abantu bamenye ko Yesu agiye kuza, aje kujyana umugeni yakoye amaso ye. Duhagurukire rimwe tujye mu murimo, ubutumwa tubwamamaze mu isi yose, abantu bamenye ko Yesu agiye kuza, aje kujyana umugeni yakoye amaso ye. Zagira icyo yigomwa kubw'uyu murimo, akagarura inzimizi ku mwami Yesu, azaragwa ibyo Yesu yadusezeranije, azaragwa gakondo y'abasogokuru. Duhagurukire rimwe tujye mu murimo, ubutumwa tubwamamaze mu isi yose, abantu bamenye ko Yesu agiye kuza, aje kujyana umugeni yakoye amaso ye. Duhagurukire rimwe tujye mu murimo, ubutumwa tubwamamaze mu isi yose, abantu bamenye ko Yesu agiye kuza, aje kujyana umugeni yakoye amaso ye. Abantu bamenye ko Yesu agiye kuza, aje kujyana umugeni yakoye amaso ye. Amen. Imana ni nziza, Imana ni nziza, ndabyumva mwananiwe ariko mwansuhuza rwose. Imana ni nziza, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko mureke nze kwihangana, mbasabe mwihangane, hasigaye umwanya utari munini. Abari kure muze kwegera hafi kugira ngo tuganire turebana. Ndagira ngo tuganire, twavuze byinshi, twavuze iby'inzira twaciyemo, ubuhamya bwari burebure, ariko tugeze mu mwanya Imana ishaka kuvuga. Ndifuza ko dukwiye kuba dukangutse. Turi mu bihe bidasanzwe,
Imana yongeye guhamagara itorero ryayo mu isaha isoza amateka y'isi mu buryo buteye ubwoba. Rero ndabifuriza kugira ngo mudahomberwa. Ndashima Imana kubwo kuba muri iri teraniro. Nahoze mbibabwira nimugoroba n'ubu mbisubiramo, igihe cyose tuba turi kumwe. Umurimo n'umwe, nubwo nkigwaguza ariko ndamaranira gushyikira icyo Kristo yafatiye. Nawe ucika intege ukomeze. Iyo mbikuruye nge mbemere kuza kuri codinga nta kibazo, ntimuze kugira ikibazo rwose. Ntaze kugira unanirwa kuza gufata icyigisho ngo azagisangize n'abandi. Twe twahisemo kandi twahisemo neza. Hari igihe utambuka ukumva utugambo tw'abantu, ubuyobe, ibyo bintu, kandi nyamara ubwo bwaka ntacyo. Hari igihe tuzabimenya nyuma y'igihe. Idini rizatangiza ijwi rirenga mu kwezi kwa 9 2027 muri gahunda yiswe One Voice. Umuyobozi wa General Conference Elton Kola yarabyivugiye ejo bundi ku Karubanda, aravuga ati rero imyaka 2000 izaba yuzuye kuva Yesu abatijwe. Ku mbuga nkoranyambaga hose ugiye ku binyamakuru by'itorero iyo nkuru barayanditse. Igitangaza ijwi rirenga rizarangira abantu bafite umubare w'inyamaswa. Mujye muvumbura mubona ikintu ijuru bari shaka kukubwira. Ijuru riri kuvuga ngo inzira niyo. Abanyabwoba nibatahe, abadafite ubwoba bakomeze bajya mbere. Ndashimira Imana muri iri teraniro mpuriyemo n'abashyitsi, inshuti z'umusaraba. Hari abavandimwe b'inshuti zanjye biwacu ku ivuko i Karongi. Ndashaka kubakira mu izina rya Yesu. N'umuvandimwe Elze na madamu we Esther. Mwaguruka ariko mupopera ubwoko bw'Imana. Babonye mwinjira ariko ni byiza ko musuhuza abana b'Imana. Uyu ni umuryango nkunda cyane. Maranatha. Mwami Yesu naze. Maranatha. Amazina yanjye nitwa Uwizeyimana Elze. Uyu muvandimwe twarabanye igihe kinini i Karongi, ariko ubu ngubu nsigaye nherereye inaha muri Ruhango. Ndanezerewe cyane guterana namwe, n'ubwa mbere nteranye namwe, ariko ni birebire mbese. Ni birebire sinapfa kubona aho mpera, gusa ndabishimiye Imana ibaha umugisha. Amen. Kandi byantangaje cyane kubona ubwoko bw'Imana buraha buvuga umurimo bwakoze. Nanjye numvise hari icyo umutima umbwira. Amen. Nagiye ngira umuhati wo kumva nabatera ingabo mu bitugu, nabafasha nkumva ibyanyu. Yewe iyo ngeze hari nkabona umuntu ari kuvuga, numva uwo mbashije gushyigikira ndamushyigikira, ariko buriya sinarinze uburyo ki umurimo w'Imana ushobora gukorwa n'abantu bangana kuno, bakavuga ahantu hangana kuriya barahageze. Buriya Imana ibari inyuma ni mu murimo. Amen. Kandi twese nzi neza yuko utazacika intege, Imana izamushyigikira kugeza ku munota wa nyuma. Amen. Imana ibaha umugisha. Amen. Kandi tubwira amazina bawe. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Maranatha. Mwami Yesu araje. Mwami Yesu naze. Maranatha. Nitwa Bamiresteri. Imana ibaha umugisha. Amen. Ariko hano nabonye hari abantu tuziranye hari abantu tuziranye bateye n'intambwe baza kudusura. Ndumva bahari. Nawe Imana ibaha umugisha. Mu majo yarihe ko ntamubonye. Turabashuhoje namwe. Amen. Nuko murakoze. Uyu muvandimwe niwe waturaritse, aratubwira ati nzaza ahangaha muzaze muterane n'ubwoko bw'Imana. Kuko natwe rero ubushake tuba tubufite, kandi mu by'ukuri nubwo tuba tutaraha turi kumwe namwe. Turi kumwe namwe mu masengesho, turi kumwe namwe mu bundi buryo bundi bwose, kandi Imana niyo ituri inyuma. Amen. Murakoze. Ndabanezerewe aba bavandimwe. Ninjiye iyi nzira
turi inshuti n'ubundi tugera n'igihe tukajya tubiganira nkabizana bagiye kubona abona ibisazi birajaguye bireruye. Numva nyuzwe kubera kuntu mbakunda, ndabakunda pe. N'ubushize hari igihe twaganiriye dutangira uyu murimo niho nagiye kurara, n'ubundi tukarambura imizingo tukarara tubivuga, kandi ndashima Imana ko hari umusaruro bizajya bikomeza gutanga. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Rero n'abatuye hafi mujye mubasura, mubaganirize, bagira urugwiro. Nizere ko umubare w'inyamaswa ntaho muzanahurira nawo. Okay, ibyo murabizi cyo niho duhagaze. Ntabwo ari ka kantu gatoya tugenda tuberereka, turabivuga habe mu modoka habe hehe, turabiririmba. Turashima Yesu ko yaduhagaritse kuri urwo rutare. Iyi nzira yatwambuye iby'agaciro, iyi nzira yatwambuye ibyo twashoboraga gushingiraho. Nta kindi dusigaranye Yesu. Ni nko gutakaza miliyari ejo ukazatakaza ibihumbi 100. Ubwo se umuntu watakaje miliyari ntarire yatakaza 100 kaboroga. Twahisemo. Na makuru maremare, ariko iyo mbonye abana b'Imana bangana gutya bahisemo. Bamwe birirwa bavuga tugamba ngo nyamara ngo iyo nyamaswa muvuga ngo izabaca amajosi yaracitse. Niyo twapfa Yesu azatuzura. Amen. Ntazagira ugukangisha urupfu. Buri gihe bombe ya nyuma Satani atera bombe yitwa urupfu. Nta yindi abasigaranye. Igihe ateye yitwa urupfu uzajya umubwira ngo niyo napfa nzazuka. Amen. Ndabashimira Imana rero ko muhagaze mu buntu bw'Imana. Amen. Nyamagabe ndabashuhuje bantu b'Imana. Nagezeyo twagiranye ibihe, tubana manywa nijoro, bana b'Imana bari maso, kandi ndashimira Imana ko rirya joro litapfuye ubusa. Amen. Ntabwo nge mbwiriza ahantu nageze gusa, ahubwo ubu buhamya birangira mbumenyesha isi yose. Kuko Imana yampaye ubwo bumenyi impa nayo mahirwe. Munanzi kubera ubwo buryo. Nge nkoresha ikoranabuhanga, ndarikodinga ibyigisho nkazabishyira ku karubanda. Ngira ngo ababikurikiranye abakurikirana aho mbwiririza mubonye ko ukwezi kwa kabiri kose nari ndi Bugande ndi mwivuna. Erega rimwe na rimwe dukwiye kuzatugira aho tugarukira nyine. Hari ibintu tuba Paulo yavuze ngo dusobanuze iby'umwuka bindi. Kambabwira Imana iri ku murimo. Amen. Bene wacu bari Bugande bagishikamye muri iyi nzira barabatashya. Amen. Twari dufite iteraniro ku muhanda ahitwa Nyayirongo. Abazumva iki cyigisho b'Inyayirongo nabo ndanabashuhuje ubwo. Twabwirizaga mu birometero 5. Birometero 5. Hari lansevuwa nini indangurura amajwi bya bindi by'imikoro. Bine bicomekeranye kimwe burasirazuba ikindi burengerazuba kimwe mu majyepfo ikindi mu majyaruguru. Umuntu uri mu birometero 5 yarumvaga. Nabwiririzaga kuri uwo muhanda wa kaburembo kuri uwo mugi ukuri ku isaha duhagazemo. Nabwirizaga ndaha idini riri nkari yahirya kuri iriya myumbati. Intambara ziba zirabyutse ziravuga ati noneho aba bantu mubahagurukire. Ariko ndashima Yesu ni uhagarariye umurimo. Amen. Ntabwo igishushanyo gishobora gutsinda. Cyatsinda guteze ko nta wakwemera gupfira ibyo yizera. Naho abana b'Imana aba bicaya baba bari w'ibyaha. Aba bicaya bemeye gutakaza imirimo ibafitiye akamaro yose. Amafaranga baratakaje bahitamo kuvuga ngo turahagarara mu ruhande rw'Imana. Amen. Ubwo so uwo muntu uramukangisha gufungwa. Munigiza ambwira ngo bazagufunga ndamureba. Ntabwo ntuzi imyaka maze muri gereza. Nabonye umusaza wambwiye ngafunzwe inshuro 14. 14 ra? 14. Nese mwa bantu b'Imana mwe, iyo umuntu afunzwe imyaka 14 ukajya umukangisha gufungwa.
inshuro ni inshuro sorry inshuro 14 ukazajya umuga ngo kandi bazagufunga ngo wavuze igishushanyo muri kuvuga ngo umubare w'inyamaswa n'abisi bahiye ubwoba bafite ikibahiga cyakwa na satani ni uri inyuma bahiga natwe nibaduhiga ariko nabo hari ikiri kubahiga nimwifatire kuri Yesu mukomeze amen. hari iyo abantu bumvise abantu batekereza ngo buriya ngo ni nk'abantu ngo n'abantu ngo 10 nabangaye ngo n'utukecuru ngo nimwaba aba bantu murare mubanyuzemo ijisho murebe barakeye haleluya Amen. shima Imana ko ntawo umunyamwanda uba muri twebwe bajyaga baza no tumikoro no televiziyo bakaza bagasanga umuntu nko mu bishimba gataba ngo reba ngo kuntu babasa kuko babonye bagurura ibishimba bazaze mu iteraniro bareba abantu b'Imana kuntu baba basa Yesu abamurikaho ngo bacuramye imisatsi ariko ndashima Imana kiyari inzira yaharuwe amen. nabajije naha ni barimo ubwiriza k'ibijumba n'ibishimbo biteka mwiba byasambanya shire hejuru ambwire ati nibwo butumwa ntwaye ninde nahaguruke turebe umuntu uvuga yuko imyumbati ngo nibiki ngo bavane ibishimbo ngo bakabiteka ngo nibirayi ngo byabisambanya ninde utwaye ubwo butumwa ariko ubu turatubutumwa Bibiliya yavuze tujye ku mahomvu isi yose ngo niba abandi bazaze tubabwira ibyo tuvuga ahubwo amen. ndashima Imana ko ntawe ihamagara ngo imwe mu butumwa Amen. imuha icyo kuvuga Amen. nabo aba bantu bari bahagaze aha barangurura bamwe ntibazi no gusoma no kwandika ariko Yesu yashyize amagambo mu mitima yabo ntawe ushobora kubatanga imbere Amen. ndashima Imana ko ari ihagarariye umurimo wayo Amen. mureke rero dukomeze tujya mbere ubwami bw'Imana buri hafi Amen. nshima Imana ko yampamagaye nshima Imana ko reka nkubwire ingingo yitwa kwemerwa n'abantu yo ntayo ngira kandi reka nababwira ikindi kintu ntimugakunda ibintu bigaragarira amaso hari ibindi abantu batabona ibyo ngibyo nibyo by'agaciro Amen. shobora kwakira umucyo jya uwufata ushyire mu mibereho ube n'imibereho ibi byo kurya byawe bya buri munsi w'imibereho yawe wigendere wikomereza urugendo niyo mpamvu iyi nzira ya Gikristo yitwa urugendo kandi kitwa intambara duhagurutse tugiye i Kigali icyo kintu mpora ngisubiramo ntago abantu bose baba bari hamwe hari ugeze ku rufungo hari ugeze hakurya hari ugeze hirya ariko bose bagiye hehe ni kwiyi nzira yubatse ntuze gukebuka nka Petero vuga ati dore we Petero yarakebutse kuko agenze hejuru y'amazi yahise arigita mujye mutinya yuko hari ikintu gishobora kuza kigahita kidusenya twese icyarimwe ubutumwa duhuriyeho bwa marika wa gatatu bugatakazwa agaciro bidatewe n'ikibazo kindi biturutse ku kintu kitanafite icyo kivuze juremereza ubutumwa bwa marika wa gatatu haleluya uba ari bwushyire ejuru nibwo butumwa iri torero ryubakiyeho n'ubutumwa bwa marika wa gatatu ndabishimira Imana rero ko abana bayo bari ku mavi kambabwire nanjye niho mbariza icyo data tunzeho urutoki rwose cyose njya kurwana nacyo nawe ze mbibwira Justin nimugora navuga nti sinshobora kuza mu iteraniro ryanyu ntaratura reka njyewe iyo ngiye guhagarara imbere yanyu mba maze gukora amasengesho utabara mba namaze kuva yambwira akambwira ngo uzaza mpita ntangira umwanya wo kwiyeza nkavuga nti Imana rero nzahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana bwahisemo gupfa buhagaze ku ibendera nanjye nkuraho ikizinga kugira ngo nzabone icyo mbaha maze data akampa ibyo kubaha Amen. ndabishimira Imana rero ndacyashikamye ndacyahagaze Imana ihabwa icyubahiro Amen. muzehe hari indirimbo yaririmbye kare none amagambo yancitse amagariwe kurabagiranira mu ngwino mutega amatwi mwumve ibyo bintu musaza yanshimishe cyane yayizamuye numva umutima ukozweho ndavuga ni Yesu ndashaka kurabagirana haleluya Amen. niyo mibereho nshaka nta yindi mibereho dukeneye uretse imibereho yo kurabagirana ubu igihe cy'ibibwirizwa by'amagambo bigiye kurangira dusigarane ibibwirizwa by'imibereho bitagishwa impaka
egera hano hafi zamura iyo ndirimbo. Twahamagariwe kurabagiranira mu nguma za Yesu, ni mu nguma si mu ngoma. Twahamagariwe kurabagiranira mu nguma za Yesu, ngaho mwihane mugarure ingwate zabo mwahemukiye. Uriya ninde ugendanesha kandi ateye ubwoba, n'umukiza Yesu ugarutse mw'iyi si. Amena. Aje guhemba no guhana inkozi z'ibibi no kujyana babya ubwa kabiri. Amena. Hakindi gice se? Yo, Imana iguhe umugisha. Uriya ninde ugendanesha? Haleluya. Muzehe Imana igukomeze. Babyeyi bakecuru b'imvi nimukomere ubutarekura. Amen. Kambabwire. Mwabasore mwe muracyafite imbaraga zo kugenda, ariko bari abakecuru bo ntibazifite, ariko basigara ku mavi. Amen. Kavuga ati basatahe. Tuba dufite abantu bahora baturirira, tukabona data wa twese arabikoze. Amen. Twese dushoreye umurimo umwe. Mwabasaza mwe nimukomeze ubutarekura. Mukecuru umwe w'Ikamonyi hamwe mwaraye, bamujyanye ku murenge baramubwira ati wagakecuru we ugomba kwemera ugatanga amaso ukakora. Arababwira ati mwizina rya Yesu nayahaye Yesu. Amen. Amaso yanjye ni aya Yesu, ibiganza byanjye ni ibya Yesu, imibereho yanjye ni iya Yesu, nta wundi nabihaye. Amen. Mukecuru yarabahamirije baza baramufata baramubwira ati noneho turabikora ku ngufu. Ubwo bigishije hafi amasaha 3 simbitindaho, biranga, bagerekaho kwinginga biranga. Gitifu umurenge agera ku rwego mukubita urushi biranga. Umukecuru arabandagara avuga ati ariko ndacyari uwa Yesu. Amen. Harababwira ati ariko nibimwize ubwenge bwanyu, nibimwize gukubita nyina wa nyoko. Humuragira ngo nanjye nza niga ubwenge bwanyu, mugumana ubwenge bwanyu bw'ubukorano. Nge nahisemo Yesu. Amen. Baramufata baravuga ati noneho rero amaso se turayagenza dute? Umukecuru agasinziriza ati mumufata ibi biganza mu bari byo mukozamo. Baramufata umukecuru barambura intoki ngo bakozemo. Umukecuru aranga arafata gutyo. Ya atanga ubamye akavuga ati ure afite ng'imyaka 83 ngukuntu meze, ntago wavuga ko ari nge wananiye abagabo bamfashe bakarambura intoki zikanga. Ngo ni data wamfashe. Amen. Ibi bintu muvuga yuko abantu twazacaye, hari abemeye kumena amaraso ariko bakiri muri iyi nzira. Idini ryaciye kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro bavuga ko ntaho bihuriye, abakurikirana ayo makuru mwarayabonye, none ngo bazarangurura. Twe twahisemo, ntawe dusaba, ntawe twinginga, gahunda no gupfa tugihagaze ku ibendera. Amen. Twatorongera, twajya mu miheno, twaca mu ntoki, twagira dute? Yesu yaravuze ngo nzaba ndi kumwe nawe. Amen. Nimwakire uwo Yesu umubare we mugendana rero. Amen. Agiye kuzanesha kandi ubwami bw'Imana buri hafi. Amen. Mazina yanjye ni Jacques mushima Imana, ndacyahagaze muri uwo mwami, ndacyashikamye muri ubu butumwa. Amen. Ufite ubwoba we avanima akarenge yigendere. Twe turakomeje. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Mureke twongere dusenga Imana. Wera nyiri bihe byose, abana bawe dutewe ishema nuko waduhamagaye. Amen. Iteraniro ringana gutya rirahamya kugira neza kwawe. Amen. Imitima yacu icishijwe bugufi kuko wayigiriye neza. Amen. Nyamara urugendo ntirurarangira, duhagaze habi ndetse hateye ubwoba. Ndagusabye ngo imitima yacu yikoreho. Amen. Ni wewe wama icyo nshobora kubwira ubu bwoko, banza wongera unkureho umwanda wose. Amen. Igihumanye cyose cyo muri nge kivanweho n'amaraso ya Yesu. Amen. Umwana wawe wese uraho ugukeneye ubufasha umwihishurire. Amen. Ngwino uganiriza imitima yacu, Amen. ubwenge bwacu ubwiyegereze. Tubisabye Imana y'amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndagira ngo tuganire, ihangane mwe kutuzi.
dore igikapu cyanjye kiba kirimo ikote mba niteguye kujyana nimugoroba bibaye ngombwa. Yangane rero kuri utu tuzi. Aha, igihe nabwirwaga kuzabana namwe ndi gusenga, Imana yampaye icyo kuvuga. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo ingese ku cyuma cy'agaciro. Ingese ku cyuma cy'agaciro. Ubundi ingese ni iki? Tekereza ko ingese ari ijambo muzi. Nge nize mu ishuri cyitwa ingese. Ingese barayiga cyitwa raste mu cyongereza. Gifite formule kugira ngo ingese ibaho. Ni ubutare bwa fere. Fere kabiri. O gatatu. Bakayihuza n'amazi H2O. H2O. Iyo formule ni yigize cyitwa ingese. Ingese nayigereranya se niki? Ni kagungu. Kagugunyi. Igugu ni cyuma. Mu bintu bikomeye biba ku isi habamo ibyuma. Niyo umuntu ari kukwereka ko yageze ku bintu bikomeye akubwira yuko icyuma yo wacyubakishe ku nzu nawe utangira batirakomeye. Uzagera ku ma etage uzasanga bakunda gukoresha ibyuma. Iyo umuntu ari kureba ibintu biri w'icyuma itavuga ko ntacyo bishobora kuba. Iyo ngese mbabwiye igira makare, ntabwo ingese ikora ku giti. Hoya? Ingese ijya ku cyuma gusa. Kubera ko icyuma gikoze mu iryo buye ryitwa fere. Iyo fere kugira ngo ubashe uvuze ngo icyuma ugice ugishanyaguze, byagusaba yuko uraza gufata icyo cyuma ukacyegereza umunyu. Iyo ufashe umunyu mu cyongereza babyita catalyst, kugira ngo umugese ugire imbaraga ucagagura icyo cyuma vuba, ugataho umunyu. Icyuma wajya kuvuga ati kirakomeye ntumenya, bigera ku rwego uzajya uza gutyo ukazajya ukigonuka kavunagura kakagira gutyo. Mwabonye icyuma cyariwe n'ingese kiracika ukibaza ngo ikiko cyari icyuma, ariko ubundi icyuma cyabaye gutya gute? Icyuma nubwo gikomera kikaba gikoreshwa ku by'agaciro bihambaye umuntu wese agatinya. Iyi ingese hageze iraguguna, ni ingese ni rugugunnyi, iragica icyuma kikarutwa n'igiti. Ngira ngo muzi cyitwa imungu. Ibiti byo bigugunwa n'imungu. Sinzi niba mubona kuntu ibiti byo bisigaye bimungwa cyane. Iyo mu giti kigezweho n'imungu ikakirya, ushobora kukireba inyuma igiti gifite umubiri ariko imbere cyarashize. Ukavuga ngo nitomboreye igiti, mu kanya ukaza kwicundagaho imbwa hasi pa. Rimwe na rimwe uri kureba umuntu wubakishije ibiti warashyizeho ibyuma, uhita utangira kuvuga ati ariko se nk'uyu nguyu iyo yubaka ibikomeye koko. Ingese ku cyuma cy'agaciro. Nubwo buryo nabasobanuriramo ingese. Nayigiyeho ibintu bikomeye cyane nubwo urwuma rwaba runini. Ingese ishobora kurucagagura ejo ukazabona icyuma bari kugihonyoza intoki. Kubera iki ingese idafata ku bitaka? Kubera iki ingese itarya amabuye? Umunyarwanda yigize avuga amagambo akomeye, aravuga ngo
ibuye rijya rimeneka urwondo rugisukuma. Hari undi wigeze avuga ati rero burya inyoni z'amababa menshi ntabwo arizo ziguruka ngo zigere kure. Mwari mubizi ibyo bintu? Urugero, inkoko, mwabonye amababa y'inkoko? Iyi nkoko yishize hejuru y'inzu, kuguruka ngo igere hasi irataka. Mwarabibonye? Urugero rwa kabiri, dendo murazizi? Mwabonye amababa ya dendo? Dendo igira ibibaba byinshi, ariko se dendo yava ahangaha iguruka igataha hariya hakurya? Ariko kuki dendo igira amababa menshi ariko ikaba idashobora kuguruka? Uhigarukire ku cyitwa agaca murakazi? Hari amababa y'agaca n'ay'inkoko menshi n'ayahe? Ariko si kiguruka ni iki? Inuma murayiruzi? Inuma ishobora kuva muri Afurika igataha i Burayi, ikagenda ikambuka inyanja ikagera i Burayi. Dendo yajyayo? Dendo ntiyagera n'ahangaha hepfo. Igihe kigiye kugera ubu Kristo bwagaragaraga inyuma twaririmbye igihe kirekire tukabwamamaza tukabuvuga, bugiye gutakaza agaciro. Ni byiza ko turi kuvugana ingingo yitwa icyuma. Burya n'ingunguru ikoze mu cyuma. Abafaransa bo bavuze ikintu gikomeye, baravuga ngo ingunguru irimo ubusa n'iyibomborana, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Ntabwo ari byo? Uzafata ingunguru bayujujemo amazi uyikomange wumve, ntabwo ivuga. Ariko iyo nta kirimo irirangira, kiba ari icyuma kirenga. Ntabwo ari uko ikibazo ari icyuma, hoya. Icyuma ni icy'agaciro, kibasha kubaka ibintu umuntu wese uzahagera akabitinya. Ariko no kugira ngo icyuma kirindwe nibyo by'agaciro kurushaho. Iyo ubukristo butarinzwe ugera ku rwego bazabwumva bavuga ati burya bwarabomboranaga, kubera ko imbere nta kirimo. Ubukristo bw'amagambo bufite aho butarenga, ariko ubukristo bw'imibereho ni icyuma gikomeye kugeza Yesu agarutse. Bivuze ko uburyo bwo kurinda ingese ku cyuma bisaba ko icyuma gikorerwa isuku nyinshi. Icyuma kikarindwa ubukonje, icyuma kikarindwa umunyu wasazurutse urakica. Imibereho ya gikristo ikeneye kurindirwa muri Kristo. Ibitari iby'icyuma umugesi uri bukirye, ku buryo uzibaza niba icyo cyuma aricyo cyari cyubatse etaje ariko ukabona iguye mu kanya gato ukibaza ngo bigenze bite. Inyoni zimwe zitagiraga amababa menshi, zimwe rwose zitagaragaraga, zize gutambuka ziri gusakuza ahubwo zihamya Imana. Ibyuma bisigara birenga gusa bavuga bati cyakora cyarabomboranye we. Nimutinye mutaza gutahira ibigaragara mutakaje by'agaciro. Imana yanzamuye inyigisha ibi bintu numva ngize ubwoba. None se icyuma ntabwo wakivunira kwivi, ariko umugesi ukirya gake ukajya kubona ukabona icyuma kirarangiye mu gahe gato. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, ahantu duhagaze tugeze mu isaha y'ubuhamya bw'imibereho, kuko abantu bahuye na Yesu ntabwo babibikura ahubwo barakura. Uwababwira
ibi bintu tugiye kugeramo wahita uvuga ati burya ahubwo nta nicyo twakoze kuko buri wese agiye gushungurwa ku giti cye ntawe ugufasha. Igitabo cyitwa iby'abadivantiste twizera, amahame shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya. Kuba icyuma cyarigeze ubusha kikagira agaciro kikanyeganyeza kigahagarara y'iby'agaciro, jutinya ko ingese ishobora kukirya ikagicamo kabiri bagakisigara bagihonyoza intoki, bakajya bakigonda bakivuna ukagira ngo ni agati k'ikivunja. Hari benshi babaye muri iyi nzira mbere yacu, uyu mwanya imibereho yabo niyo ubarebye uribaza ngo ukavuga ngo ariko n'uyu cyangwa n'uwundi batuzaniye, kuko umugese warahageze ntabwo umugese ukangisha kuri icyuma. Ni ibiki bishobora kubaho ku buryo umuntu azireba ubwe akifuza kwiyahura bitari bunashoboke? Imana yanyigisha ibintu biteye ubwoba cyane. Iyi nzira twahisemo niyo, ariko uburangare gato warutwa n'utarigeze ayigeramo. Hari ibimenyetso bikomeye ijambo ry'Imana ritubwira bigomba kuba mu isi ku buryo umuntu wese yongera akishaka akavuga ngo ubundi ndihe. Page 340 igitabo iby'abadivantiste umunsi wa karindwi twizera, page 340 handitse ni mu cyigisho icyigisho cya 25 igice cya 25 kivuga ngo abadivantiste umunsi wa karindwi bizera kugaruka kwa Kristo. Hari ingingo ivuga ngo kugwira k'ubugome. Kugwira kwiki? Ubugome. Ni ibintu tutarajya kubaza mu makuru turajya tubona aho turi. Musibeo ndumva ari jeudi kwa gatanu ibyanditswe, numvise inkuru y'umugabo Inyamasheke wafashe uruhinja yari amaze kubana n'uwo mugore, afata urwo ruhinja arukandagira mu gatuza, uruhinja rurapfa. Ibyo bintu urabikuru ukibaza kuntu umuntu wari muzima, umuntu ufite ibitekerezo bizima kuntu ashobora gukora ikintu gisa gutyo. Umurenge wacu nayo yo nkuru yaracicikanye, umugabo n'umugore w'abandi bagiye mu kabari bavuyeyo ngo binyabya mu bishimbo basambanira mu bishimbo aho ngaho. Nyiri wa mugore araza ahita yica uwo mugabo gutyo direct gutyo. Nufata internet ukandikamo ingingo zijyanye n'urugomo, hari ubugizi bwa naba badayimoni bari gukora ibintu ku rwego udashobora kwiyumvisha. Bamwe ugasanga twararirimbanye, bamwe ugasanga twarasenganye, bamwe ugasanga bakubwira ati uyu yari umudive, bakakubwira ati uyu yari, mwagize ngo se yarakinaga kuko ntiyari we. Ariko iyo cyuma kiriwe n'umugese ushobora kukireba kivunika ukibaza ngo bimwe mu bimenyetso bikomeye, ndavuga ku bimenyetso bya societe, ku bimenyetso byo mu muryango mugari biteye ubwoba bigomba kubaho mbere yuko Kristo agaruka. Nuko tugomba kubona abadayimoni bagenda bakora amahano ku rwego ndenga kamere. Kambabwire, ndi muto ntabwo ndi mukuru. Uyu mwaka nibwo nabona
urwanga abantu babitse mu mutima bakaba bifitemo ikibazo cy'amoko ndengakamere kurusha uko nigeze mbibona. Umuntu avuga ibintu kuri televiziyo, umuntu akavuga urwango, akavuga ibintu byo gupfobya Imana, umuntu akanga umuntu ku buryo urubyiruko rwamaze kubora, ariko babonye biteye agapude rugira ngo umuntu n'umuntu. Bumve ko ingengabitekerezo ya jenoside iri mu rubyiruko cyane ndetse kurusha uko iri mu bakuze. Abadayimoni bamaze ibyuma biri kumungwa ku rwego n'umuyobozi ahagarara imbere y'abantu imico yamaze kwangirika akavuga ibintu ukahita uvuga ati ye. Ubushakashatsi bwakozwe na OMS mwaka 2024 bwaravuze ngo mu Rwanda mu bantu 5 babiri muri bo bari abasazi. Biri ku kinyamakuru Igihe. Ngo mu bantu bangahe? Ngo babiri ni n'abasazi. Buretse muraza kubona ikiri bube. Turi mu gihe umuntu asigaye agira akabazo gatagahita turika kavuga ibintu ugahita wifata kumva ufata Imana yanjye. Reka mbabwire nimuturike mwivugira ibya Yesu. Abandi nabo bafite ibyo baturikana byaba munze. Twebwe nimwimike Yesu namwe muturike muvuga Yesu. Bazagushorere bakujyane kuko wahamije Yesu, ntibazakushakiremo ibindi bintu by'ubupfu. Sosiyete yarangiritse ku rwego rw'ukura mu turebye byonyine uretse ko Imana yabigize ibanga, ariko isi ngimaze kubivumbura. Uwakwereka ibiri mu mitima ya benshi warira. Warira. Habe mu madini, habe muri sosiyete, abantu bari gupfa cyane ku buryo impagarike yabo yamaze kumungwa n'umugese, kandi ntabwo ingese ishobora gukira. Mutinye ko ingese icyuma cyafashwe n'umugese se hari ukuntu wagifasha bikongera bigasubira inyuma kikaba kizima. Ndashima Yesu ko amaraso yashobora gukuraho umugese. Amen. Bigiye guhindukira uko kwangirika ntabwo kuraguma mu bapagani no mu bisi, ahubwo ishungura rikomereje mu bitwa ubwoko bw'Imana. Niho uzabona iyo utumva umuntu n'ibintu kimwe hahita daya ngo nguriya ni umujezuwiti, umubatije hakiri kare, ejo bakubwiye ngo mwica abajezuwiti wamwica mbere. Unaniwe gushyikira ibyo umuntu yavuze, aho kugira ngo ubone ko ari umuntu ari ikibazo cy'uko atabishyikira umusengera azabyumve, utangiye kuvuga ati ubundi uyu nguyu niwe kibazo. Ugatangira propagande zikwira mu bandi. Ubundi buri yuziruna umbwira runaka se wowe urinde wo kumbwira runaka ahubwo jya umbwira Yesu. Amen. Erega twese uretse ubuntu Imana yatugiriye, ijuru ni imbabazi z'Imana. Kwangirika kw'imico mbonera ni ikintu gikomeye cyane. Ibimenyetso bikomeye ngiye kubabwira ni ibimenyetso bigomba kugaragara mu isi bidasize n'abavuga ko bahagarariye Imana muri iyi saha. Paje 340 kugwira k'ubugome, gusubira inyuma mu byamwuka kw'amatorero ya Gikristo no kwiyongera kw'imbaraga za wa mugome nibyo bizatuma kwirengagiza amategeko y'Imana kugenda kwiyongera mu itorero no mu mibereho y'abizera. Kuba amadini yaranze Imana akimika politiki, ntimugakine mugire ngo habaye ikintu cyoroshye. Gusubira inyuma kw'amadini n'amatorero kugeza ubwo iby'Imana bihabwa umurongo n'isi, ntimugire ngo bizazana akaga gatoya, ahubwo haranditse ngo gusubira inyuma mu byamwuka kw'amatorero ya Gikristo
no kwiyongera kw'imbaraga za wa mugome, imbaraga za kiliziya gatolika, imbaraga z'ubupapa, nibyo bizatuma kwirengagiza amategeko y'Imana kugenda kwiyongera mu itorero no mu mibereho y'abizera. Idini rirariwe n'umugese, ntabwo umugese ugarukira ku idini, ahubwo biraza no mu mibereho yande y'umwizera we wicaye aha uteze amatwi. Mutinye rero umugese ku cyuma cy'agaciro. Abenshi bazakomeza kwizera ko Kristo yakuyeho amategeko, none kubw'ibyo abakristo batagihatirwa kuyubahiriza. Uko kudaha agaciro amategeko y'Imana bizateza kwiyongera gukabije k'ubugizi bwa nabi no gukabya mu byaha. Kwiyongera k'ubugizi no gukabya mu ki? Ubundi hari ibyaha, hari n'icyitwa gukabya. Umugese ku cyuma cy'agaciro. Hari ibintu bigera muri 2 babanje kuvuga bizaba ku isi. Icyambere, ubwiyongere bw'ubugizi bwa nabi ku isi. Ntushobora kwiyumvisha kuntu igihugu gitera ikindi, bakica iminja, bagasenya ibitaro, bakabitwika, isi iri kure bakavuga bati Isirayeli yateye Gaza, yisha abana, yisha ibiki, yagize gute, ukabona kandi isi ntacyo biyibwiye. Mu bihugu byinshi harimo ubugome ndengakamere, amaraso arameneka, abagore n'abana, abagore bafatwa ku ngufu, ubugizi bwa nabi burenze kwemera biri kuba, isi kabireba, kandi ubuzima bugakomeza, abantu bakakubwira ngo isi iraryoshye ahubwo iri kuba umubeya. Ibihugu biragurisha abaturage babyo ku mugaragaro, ku buryo abakobwa bavanwa mu bihugu bakagirwa indaya, mu bihugu nka bya Omani, mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ku buryo abantu bajya kuba indaya bagurishwa bakanasorerwa n'ibihugu. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, iyi saho igeze niyo kuririrwa. Ucunge ko nawe umugese utakwinjira mu gitondo. Ubugizi, ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi ku isi, kutubaha amategeko y'Imana kuriho muri iki gihe mu bukristo bwinshi, kwagize uruhare mu guha agaciro gake amategeko ashyirwaho ndetse n'amabwiriza. Ku ruhande rumwe rw'isi ukagera ku rundi, icyaha cy'ubugizi bwa nabi kimeze nk'icyogajuru kigenda kidafite ukiyoboye. Ngo kimeze nk'igiki? Fata icyogajuru ugiye umuvuduko, kigenda kidafite pilote. Niko icyaha kimeze, ariko si ibyaha byose, ahubwo icyaha cy'ubugizi nabi. Ubu amabizinesi ya mbere aryoshye n'utubari n'amaroje, inzu zisambanirwamo, ibyo byose birakorwa, abantu bakabireba bakagira ngo n'ubuzima. Ubu imiryango yarasenyutse kubera ayo mahana ari kuba mu isi. Ibyo byose ntacyo by'abantu. Narindi gukurikirana nsanga urwego umuryango ugezeho ni umuryango uteye agahinda. Bamwe muri mwe uko mwicaye aha mubifiteho ubuhamya. Cyaha kigeze ku rwego ruhambaye cyane. Ikibazo cya kabiri sosiyete yo ku isi ifite ni impinduka mu mikoreshereze y'ibitsina. Imikoreshereze y'iki? Ntabwo abakobwa bacu, bashiki bacu ntibagitinya kwambara ubusa ku karubanda. Umuntu arambara agakatira aha ngaha, ukabona umuntu yambaye mu cikopa k'agakariso k'imbere, ni umudamu, ni umukobwa, akajya mu muhanda, ukabona ntacyo bimutwaye. Byabaye ubuzima, nta ukoraho ngo n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Icyakora ni nabyo n'uburenganzira. Uburenganzira ni ijambo risobanuye kurenga inzira. Haba hari inzira, hakabaho no kuyirenga. Koko nibwo ngiki kisirwanira
ntabwo isi ishaka kuba mu nzira, isi ishaka kuba hanze y'inzira. Aba muri iki gitabo baranditse bavuga ngo kutita ku itegeko ry'Imana kwakuyeho kwicisha bugufi ndetse no kwera. Ibyo byabaye ubwiyongere bw'ubuhehesi. Muri iki gihe igitsina cyagizwe ikigirwamana. Igitsina cyagizwe iki? Ikigirwamana. Dushiraho ibyigisho nge mu cyumweru mbabwirije abantu 1200 n'iki ngiki buriya ningishyiraho abantu 1200 mu cyumweru mbabwirije mu isi yose. Ariko ushizeho yambaye ubusa ibihumbi n'ibihumbi mu minsi 2 babimaze kubireba. Ujya kubona ukabona urubuga rw'uwambaye ubusa mu gihe gitoya rwagezeho abandi ibihumbi n'ibihumbi miliyoni ibihumbi 100 ariko ahavugirwa ijambo ry'Imana ibyo n'ibintu by'abatamutwe. Igitsina cyagizwe ikigirwamana ndetse kiranacuruzwa binyuze mu mafilime, televiziyo, video, indirimbo, amagazeti ndetse no mu matangazo yamamaza. Muzacunge ku mateleviziyo bari kwamamaza niyo byaba bicuruzwa ntibabura gushyira agakobwa kambaye ubusa kakaza kaciyemo utuntu kavuga ati muzagura ibi nibi ugahita hagose koko. Ngiyi si duhagazemo umugese ku cyuma cy'agaciro. Muza njya ntangara iyo abantu baciye ku mugore cyangwa umukobwa wambaye ubusa niyo baba ari abagabo biyambariye neza bari kugenda nibwo bamubwira ngo wambaye neza, ngo wow, ngo you look smart, uraberewe, wow, you look cute, so beautiful, uri mwiza, kubera ko yambaye ubusa. Ibyo ni by'isi shima. Abahanzi bano muri secular music baririmba indirimbo zisanzwe, umuntu aba yambaye neza rwose ukabona umusore yikwije ariko yajya kubyinisha akabyinisha abakobwa bambaye ubusa. Indirimbo kugira ngo izakunde igire views nyinshi. Kwangirika kw'imico bituma abantu batakigira indangagaciro ku buryo basigara bavuga n'ibidorori n'ibiki byose, ku buryo indirimbo zisigaye zigezweho ni indirimbo zivuga ibishego n'ibintu umuntu atatinyuka kuvugisha ururimi rwe, kugira ngo babivuge barabanza bakabanywesha bakabasindisha barangiza bakaririmba ibintu, ku buryo indirimbo nk'ibyo ngibyo byaririmbwe nibyo bikundwa n'isi. Umugese ku cyuma cy'agaciro. Mugenzi wicari hanga ubu ari kuvuga ati ibyo se ni iby'abapagani banze Imana, ibyo se nahurira nabyo. Ye baba we, icyuma cyubatse taje kiribwa n'ingese, hapfa kuba cyegeranye n'umunyu n'amazi n'imbeho, oxygen kigezeho etaje irahubuka igacika biturutse ku tuntu nk'utwo utekereza ko twari tworoshye. Impinduka mu mikoreshereze y'ibitsina yateje akaga gakomeye mu kwiyongera k'umubare w'abashakanye batandukana. Gufata abana ku ngufu biri kwiyongera guteye ubwoba k'umubare wikurwamo ry'inda ku bushake, gukwirakwira kw'imibonano y'abantu bahuje ibitsina, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka za sida. Ibyo byose none ngo babiboneye ngo imiti ituma abantu babyibuha baramunzwe. Mugiye kujya mubona ibyuma byarwaye umugese ariko bimeze neza, ariko wakibeshyaho gatoya kikakuvunikana. Umugese ku cyuma cy'agaciro. Iyi niyo sosiyete tubona, aha niho dutuye, niyo si turimo. Hasi bavuze intambara n'ibyorezo, babivuzeho mu magambo arambuye. Hasi bavuga ibiza, barongera bavuga no kunzara. Mbese tweko turi ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse, abadivaniste yaduhaye umucyo tuwahawe abanyamahanga. Mbese dutekereza ko umugese washobora kudukubita icyuma cyarangururaga kigasigara ari nk'idebe? Imana yanyigishirije mu gitabo Abacamanza. Fata Bibiliya yawe
Abacamanza ingese ku cyuma cy'agaciro. Mbabwira hari ikintu utarata ku Mana, Imana ntigira ububyara. Abacamanza igice cya 19. Abacamanza igice cya 19. Mugese ku cyuma cy'agaciro. Ibyabaye ku Murewi n'umugore we. Ngo byabaye kuri nde? Umurewi n'umugore we. Harya abarewi ni bantu ki? Abarewi bari abantu bashinzwe amategeko y'Imana mu buturo bwera. Bari bashinzwe ibijyanye n'imihango yera. Yandi magambo ibi ni ibyabaye kubabwiriza, kandi aya mateka agiye kongera yisubiremo mu gahe gato, ku buryo icyuma gishobora kuribwa n'umugese warazengurutse igihugu urangurura, ukajya kubona ukabona usigaye ubaye ingunguru, ugasigara uri inyuma yabo wisaba pagani igihe kirekire. Abarewi 19. Muri iyo minsi nta mwami ab'Isirayeli bari bafite. Ngo ngukira? Ariko ubundi turi kujyana. Ngo nguki? Mbese duhagaze dufite perezida wa general conference, dufite umuyobozi w'iri torero. Iri torero riri mu butayu rigira umuntu urigenga. Gushyirwaho k'ubuyobozi mu ishyanga rya Isirayeli byategekwaga n'Imana binyuze mu muhanuzi wayo. Hakabaho ubuyobozi bwa Mwuka Wera, hagatorwa umwami ushobora kujya imbere y'ubwoko bwe. None Bibiliya iravuze ngo muri iyo minsi nta mwami wari uri mu Bisirayeli. Igihugu kitagira umwami byagenda bite? Nasomye muri Bible commentary y'Abadiventiste umunsi wa karindwi, baravuga ngo umuntu wese yayoborwaga n'ibimujemo nk'umusazi. Iyo igihugu kitagira mukuru niko bigenda, umuntu wese aba yumva ari igitangaza. Muri iyo minsi igihugu cya Isirayeli nta mwami cyari gifite. Ureba aho duhagaze, nta mukuru w'itorero ukikureberera, nta muyobozi wa korali uvuga ngo mujye kuri gahunda, nta muntu ukikubwira ngo mwige karindwi, nyine igihugu cyari kiraho, nta wakugengaga, nta wagiraga gute. Reka ngo abantu biyoborerwaga n'ibibajemo nk'ibisazi. Aha niho duhagaze, kuko itorero ryamaze kwinjira ubutayu. Mutinyi gishobora kubaho ku cyuma cyubakishijwe iby'agaciro, igihe umugese waba ucegereye ukagikatagura. Mutinyi ibintu bishobora kutubaho, ku buryo mu kanya gato n'ubu butumwa dutwaye buzima, kubera wowe nanjye no kutaba maso. Nk'ishyanga ry'Imana ryari rigeze ahakomeye, kubaho nta buyobozi buhari. Niyo mpamvu buri munsi dukeneye ubuyobozi bwa Mwuka Wera. Amen. Niwijyana uzagwa mu nzira, nukoresha ubwenge bwawe uzagwa mu nzira. Umva ibyabaye, umva ibyabaye kuntu biteye ubwoba. Nuko hariho Umurewi wasuhukiye mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu, ashaka umugore i Betelehemu y'Ubuyuda.
uyu mugabo Bibiliya yakoresheje mu Kinyarwanda bavuze ngo ni umugore, mu Cyongereza bakoresheje ijambo concubine, inshoreke. Bivuze ngo uyu mugabo ntabwo uyu yamujyanye nk'umugore we, ahubwo ni inshoreke yari afite, kandi ngo ninde? Umulewi. Concubine. Niba umulewi yarageze ku rwego ari umusuhuke, ari impunzi, agenda ajyanye n'umugore, iyi nshoreke barajyanye. Wakubwira ibyababayeho? Murongo wa 2. Bukeye umugabo we arahaguruka, bukeye umugore we aramuharuruka, akajya asambana, arahukana, ajya kwa Betelehemu y'i Buyuda, amarayo amezi 4. Murongo wa 3. Bukeye umugabo we arahaguruka, aramukurikira ari kumwe n'umugaragu we n'indogobe 2, amubwira ineza kugira ngo amucyure. Nuko umugore amujyana mu nzu ya se. Sebukwe amubonye amusanganira yishima. Murongo wa 5. Wa 4. Nuko sebukwe, se uwo mukobwa, aramusibya, amarana nawe iminsi 3, bararya, baranywa, bararayo. Murongo wa 5. Ariko ku munsi wa 4 bazinduka mu gitondo kare, nuko uwo mugabo arahaguruka ngo agende. Murongo hakurikeho, se w'umukobwa abwira umukwe ati, enda agatsima usegura umutima mubone kugenda. Murongo wa 6. Nuko baricara, baranywa, barasangira. Se w'umukobwa abwira umukwe we ati, ndakwinginze rara hano iri joro unezerwe. Bari mu busuhuke, n'abantu bahunze. Hajya natwe twarahunze. Yego. Murongo wa 7. Uwo mugabo arahaguruka ngo agende, ariko sebukwe aramwinginga ngo yongere kurara. Ku munsi wa 3 azinduka mu gitondo kare ngo agende. Se w'umukobwa aravuga ati, ndakwinginze tuza twirirwane tugeze ko bwira. Nuko barasangira. Murongo wa 9. Umunsi ukuze. Umunsi ugenze gute? Ukuze. Iyo bavuze ngo umunsi ukuze bavuze iki? Bwije. Mbese twaba turi mu mugoroba w'isi, buretse bugiye kwira neza. Umunsi ukuze uwo mugabo ahagurukana n'umugore we n'umugaragu we ngo bagende. Ndakwibutsa ko iri jambo umugore ni inshoreke. Ahagurukana n'inshoreke ye n'umugaragu we ngo bagende. Sebukwe, se w'umukobwa aramubwira ati, dore burije, ndabinginze murare hano, ijoro riraguye. Rara hano unezerwe, maze mu gitondo cya kare uzatahe. Aho ni mwijoro, ni mugorobye. Mbibutsa ko turi mu mugoroba w'isi. Murongo wa 10. Ariko uwo mugabo niyemera kurara, arahaguruka, arigaba, agenda ahateganye n'i Yebusi, ariyo Yerusalemu. Agera ahateganye n'i Yebusi, ariyo Yerusalemu. Yari afite indogobe 2 ziriho amatandiko, umugore we nawe bari kumwe. Abagenzi barahagurutse, baragiye.
bwamaze kwira turi kuganira amagambo avuga ngo umugese cyangwa ingese ku cyuma cy'agaciro. Ibi bintu biri kuba muri Isirayeli, mu bwoko Imana yatoranije ubwoko bufite amasezerano, ku bantu bafite ubuhamya bw'uko Imana yabakuye muri Egiputa ikabaha Yerusalemu mu rw'amahoro. Ntabwo iba ari ibintu biri kubwirwa abantu b'abapagani. Yo mpamvu cyigisho cyitwa ingese ku cyuma cy'agaciro. Tugeze ku murongo wa kangahe? 11. Bagera i Yebusi umunsi ukuze. Yebusi mwibuke ko ari Yerusalemu. Nuko umugaragu abwira shebuja ati, ndakwinginze ngwino ducebereza aha tujye gucumbika muri uyu mudugudu w'Abayebusi. Ngo bajye kugenza gute? Kubera ko bwije. Ariko shebuja aramubwira ati, ntituri bucebereze mu mudugudu w'abanyamahanga utari uw'Abisirayeli, ahubwo twambuke dufate i Gibeya. Maze abwira umugaragu ati, ngwino twegera umudugudu umwe muri iyo turari i Gibeya cyangwa i Rama. Yerusalemu saho kurarwa, muze turare aho ahandi i Yebusi. I Gibeya. Umurongo wa 13, umurongo wa 10 umurongo wa 14. Nuko barakomeza baragenda, ntibakira abagenzira, ntibakira abagenzi. Nuko barakomeza baragenda, izuba ribarengeraho bageze bugufi Gibeya y'Ababenyamini. Bakeberezaho bajya gucumbika i Gibeya, izuba ribarengeraho. Iyo bavuze ngo umuntu izuba ryamurengeyeho baba bavuze ngo iki mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda bavuze ngo uyu muntu izuba rimurengeyeho bavuze iki? Iri ni irangira ry'imbabazi. Izuba ni Kristo. Ageze ku rwego yinginga abantu banze Yerusalemu bajya gucumbika mu banyamahanga, ahubwo bafata Yerusalemu baba ariyo yibita mu bapagani mu banyamahanga batakebwe. Nimubireba murabona haruguru ko Gibeya bisobanuye babivuze haruguru. Yebusi bavuze ngo niyo Yerusalemu. Gibeya itandukanye na Yerusalemu rero. None Gibeya izuba ribarengeyeho bigereye Gibeya, Yerusalemu nta kibabwiye. Murongo wa kangahe? 15. Bakeberezaho bajya gucumbika i Gibeya. Agezeyo yicara mu nzira y'igihogere cy'umudugudu, kuko ari ntawemeye kubacumbikira. Ngo yicaye muri Bibiliya y'Icyongereza baranditse baravuga ngo yicaye mu muhanda hagati mu ibarabara. Harya twahamagare kunyura mu ibarabara? Twahamagariwe inzira ifunganye. Yigicarira mu ibarabara kuko ari ntawe ushobora kumucumbikira. Reka mbabwire, umuntu ashobora gupfa kugeza ubwo n'uwakwemeraga kera kureba akabona nta n'icumbi yaguha. Atari ubukristo, atari icyo akakureba akavuga ati oya utanarara mu bana banjye ukabanduza. Ataha mu muhanda ntabwo tuhava. Nuko muri uwo mugoroba ni 16 haza umusaza uvuye mu murima aho yakoraga.
yari umunyagihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu wasuhukiye i Gebeya. Ariko bene uwo mudugudu bari abamenye. Ngo bari bande? Abamenye. Yubura amaso, umusaza wiviriye ku murimo. Yubura amaso. Ye abona umugenzi mu nzira y'igihogere cy'umudugudu. Uwo musaza aramubaza ati, uravaho ukajya he? Ngo yamubonye hehe? Abagenzi benshi bamaze kwicara mu gihogere. Bahagurukanye inzira, ibintu barabivuze, ariko tugeze aho abagenzi batangiye kumva ko mu gihogere ariho sawa. Umusaza uvuye ku murimo amusangaho ati, noneho kakubaye uri bande bundi muri bene nde, muravahe mukajyahe? Aha, nta mugenzi ubura igisubizo. Haramusubiza ati, umurongo wa 18 turi gusoma Abacamanza igice cya 19. Turava i Betelehemu y'i Buyuda tukajya mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu. Niyo naturutse ngiye i Betelehemu y'i Buyuda, none ndajya mu nzu y'Uwiteka kandi nta muntu wanyakiriye ngo anjyaniwe. Ariko dufite inganagano n'ibyo kurya by'indogobe zacu, kandi hariho umutsima na vino byo kumpazanya n'umuja wawe n'umuhungu uri hamwe n'abagaragu bawe. Ntacyo dukennye. Iri jambo ntacyo dukennye urice w'akarongo. Umugaragu wawe turi mu rugendo, nanjye narahagurutse, nifitiye ibyo kurya, dufite icyo kunywa, ntacyo tubakeneyeho. Gusa mureke ducumbike. Ubu hari abagenzi bicaye aha bavuga bati, twe dufite ibiryo, dufite icyo kunywa, nta inama wampa nizihe? Abanyarewodokiya nibo bavuga ngo turifite ntacyo dukennye. Soma n'isomo rivuga ngo abaje bahaze yabasezereye amara amasahura. Ahubwo abari bafite inzara n'inyota yabahagije ibyiza. Reka mbabwire, ntaho turagera ku buryo twakumva ko twihagije. Muri uyu murimo usoza amateka y'isi, wowe ntacyo uri cyo, nanjye ntacyo uri cyo, ufite icyari cyo ni Kristo. Amen. Tazikanga ngo wumve yuko ngo byaje. Ngo niyo naba ndi mu nzu ngenyine ngo byacamo. Genda wiyicarire mu iryo huriro ry'imihanda rwagati abandi bari guca mu nzira y'imiruho, ikiravamo ngiye kukibabwira. Mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa banditse amagambo ku cyigisho cyitwa Patmos, bavuga kuri Yohana igihe yari ari kwicokirwa, ngo igihe yari ageze mu myaka yo hejuru, ngo nibwo yagize ibihe byiza byo gusabana n'Imana kurusha igihe yari umusore. Ariko ubu dufite abasore baba bapinze abasaza, bagapinga utudukecuru, bakabona abakecuru, kabareba umuntu akakubwira ati, sha wa mwana muri mirongo nayoboraga iri torero, iyo nararibonye. Dufite insoresore zumva zihagije, dufite ibyo kurya, dufite n'amazi. Wowe ducumbikire turari wawe, ku buryo umusaza nk'uyu ashobora no kuguha inama ukamureba. Disi umusaza we nta nubwo ajya kuri interineti, nta nubwo ababizi. Basore nkunda muri inshuti zanjye murabizi, inzira yose iteze ku basore kurenza uko mutekereza. Niyo mpamvu Imana ntiyigeze kwikoreza umurimo wenyine, ukeneye amaboko y'aba basaza.
ukeneye inama z'abakecuru basiga urugendo bagasigara ku mabi bavuga bati mbana atahe basi twongere tumubwire ikindi akwiye gukosora mu mibereho. Ntabwo iri torero we warishobora, ntacyo narimarira, data wa twese ni urireberera. Byatumye ashima gushyiramo aba basaza b'imvi, agashyiramo n'uyu mwana ukiri muto, agashyiramo n'izi minja, kugira ngo ayo mabuye yose y'agaciro yubake ubutumwa buheruka maze isi yose imenye ko Yesu agiye kugaruka. Nta n'umwe wihagije mw'icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Bageze ku rwego bavuga ngo aba basaza imiruho barushe, imiruho baciyemo, ibyo babonye n'ibyo banyuzemo, ngo ni ubunararibonye bushingiyeho iri torero riheruka. Ngo bashobora kuba batazi gukora nk'ibyo mukora, batazi kuvuga ibyo muvuga, ngo ari ku bunararibonye bwabo n'ubw'agaciro gahambaye. Tazababona barambije hano ugire ngo nta ntebe z'amadiva bari bafite, nuko nabo bavuga bati natwe turashaka guhagarara kugeza ku munota wa nyuma. Umukecuru nababwiraga w'Ikamonyi arakubwira ati ngewe ndashaje sinziruka, ntabwo nzarara mu gihuru, nzabahamiriza gusa. Kandi yagezeyo kandi yarabikoze. Cyo ni ikimenyetso cy'uko aba basaza iyo Yesu ari muri bo babasha guhamya ibintu mwese mushobora no kwipfundikanya ntimuzanabigereho. Mvugiye ko ingingo ivuga ngo ndihagije, nasomye ibitabo byinshi, ntabwo ukwiye kuba ari byo ushingiraho gusa, ukeneye n'inama z'abakuru. Uyu mugabo arangije abwira muzehe ati uvuye mu murimo nibyo, ariko nta kindi ngo ukeneyeho. Twifitiye ibyo kurya imitsima, dufite ibyo kurya by'indogobe zacu, dufite ibyo kunywa byacu, ntacyo tugukeneyeho. Utwihera ahantu twarambika umusabira bihagije. Dufite abantu bakenera gucumbika k'uyu musaza gusa, yababwira inama akabwira ati shaho yamuhindure mugire ngo uyu musaza arashaje. Mwitonde, ni amahirwe ko muye n'iteraniro ririmo urubyiruko rwinshi, ntimuzi imiruho uko imeze, rimwe na rimwe mubivugisha umunwa mutaranabitekereza ngo mubikurure mu byuzure umutima. Igihe ababo babiciyemo, umusaza nubwo igishushanyo cyamuheranye, ariko yaratubwiye ati ngiye jenoside yatangiye mpita ntangiza amavuna. Ibi murangurura we yatangiye kurangurura jenoside iri kuba, we yarari kubwiriza. Noneho wajya yose mujya mutinya bakomera ku misozi ngo bavumbuye umuntu bisha umuntu, muzehe ateranyije iteraniro hano ari kubwiriza ntama w'Imana. Kambabwire mujye mutinya babasaza bafite inararibonye. None uyu ari kuvuga ngo ntakeneye ibyo kurya by'abasaza, ntakeneye ibyo kunywa by'abasaza, bibi by'indogo bibi by'iki, ntabyo akeneye, ngo arihagije. Wihagije nkande, kukwiye kuba duhagije ari Yesu. Mufate ku ruhu. Amen. Kandi utengane ku musozo. Murongo wa 20 Abacamanza igice cya 19. Uwo musaza aravuga ati shitsa umutima mu nda, kandi ibyo ukennye byose aba ari nge bibazwa, ariko mwe kurara mu nzira. Nuko abashyira mu rugo rwe, agaburira indogobe z'uwo mugabo,
boga ibirenge maze bararya baranywa. Kwa muzehe hari icyo muzehe habimye? Ntacyo. Iyi icyuma cyariwe n'umugese ntiwagisana. Ndababwiza ukuri, dukeneye Yesu mu mutima. Niwe wasana ibyo tudashobora gusanisha amagambo n'ibitekerezo. Uyu muntu yari uwo mu ishyanga rya Isirayeli, ariko yari ageze habi hanuka. Murongo wa 22 nuko bakinezerewe. Ngo bakigenje gute? Bakinezerewe. Ntabwo turi mu nzira yo kunezerwa. Nuko bakinezerewe. Shungura ribisukaho. Igihe ubona nta ntambara zihari, igihe ubona byaciyemo, nuko bakinezerewe, haza abanyamudugudu b'ibigoryi bagota inzu impande zose, bakomanga ku rugi bavugana n'uwo musaza nyir'urugo bati, sohora uwo mugabo winjiye mu wawe kugira ngo tumumenye. Iri jambo tumumenye ntabwo ari ukumenya byo kuvuga ngo nzi amazina, kuryamana nawe, kumutinga. Ibi bintu biri kubera mu ishyanga. Ibi bintu bikozwe n'umuntu wari umugenzi. Ikigeragezo cy'ishungura kimwisutseho mu mudugudu bati, sohora uwo mugabo uracyo kigabo kirayi wawe tugitinge. Umugese ku cyuma cy'Agaciro. Tugiye kwibona mu ishungura, utarihamagaye, utaranguruye, rize rikeneye kumenya niba nta mugese uri muri wowe. Umuntu wese wibitseho umugese ntabwo arahanyura. Tugiye kunyuzwa hagati y'urusyo n'ingasire, nta mugese ushobora kuhaca. Nubwo waba warabanguriye ka gihumbi, ahaho haraca abantu bafite imitima isizwe amavuta gusa. Sohora uwo mugabo winjiye mu wawe kugira ngo tumutinge, tumumenye. Shungura iyo rihageze, ntawe ukibaza umubwiriza ngo bigende bite, ntawe ukibaza runaka. Uba baricamo mu ngo zanyu mubizi neza. Hari n'ibyo uhura nabyo ugasanga ntuzabaza umuntu musengana, kavuga ati, iki ni igikombe cyanjye nzakinyweraho, hasigaye data azihesha icyubahiro. Wakwigerera aho utazi niyo biba ariyo yangwa ngo bereye abintu ngangwa. Shungura rirakuziye, umenye niba ukomeza cyangwa niba uravamo. Iri shungura ryaje banezerewe, bakinezerewe, bamaze kurya. Tugiye kwinjira mu isaha no kurya bitari bushoboke. Ndavuga kumanyagura umutsima nk'uko tumeze. Aya materaniro ntabwo arabashoboka. Tugiye kwinjira mu kurya no kunezerwa, dore tubimazemo igihe. Biri buhagarare aho urajya wifuza kumva icyigisho. Nibyo kuri YouTube na za record mwavugaga ntazira bazigihari. Tugiye kwinjira ahantu na Bibiliya ubwayo iraba ari ikibazo ku muntu uyifite. Bakinezerewe, bakirya, ishungura ribisukaho. Hari igihe uhura n'ikintu ku buryo usanga no guterura isengesho bitari bwemere. Nabwiye abantu niko nge ndwana. Nge ntago njya nsenga ndi mu bibazo.
ibibazo bije nge ndahangana. Nge ntabwo nsenga mu bibazo. Iyi bibazo bije mpangana nabyo. Muzabyibukire ku mwami witwa Asa. Mu gihe cy'amahoro yabonye umwanya wo kubaka inkuta, agira umwanya wo kwiyegereza Imana, agira umwanya wo kurya, kuko urugamba rwajyaga kugera iyo urugamba rugeze umuntu ararwana ntago ari umwanya wo kwiyiriza ubusa. Ibihe byo gusenga tuba twagize, ibihe nk'ibi Imana yatanze, hari abantu batabihaye agaciro, mu kanya gato baratangiza ahubwo ibihe byo gutangira bati yemwe tugize amateraniro, kandi ubwo umuntu yinjiye mu ishunguro. Nge rero iyo rukomeye mfashwa namwe nasenze mbere, kuko mba narasabye imbaraga, ahubwo izo mbaraga mba nazihaye kugira ngo nzirwanishe. Mu gihe banezerewe, ibyo bigabo ngo by'ibigoryi nibwo byabinjiranye, ko bagiye kukwinjirana rahira kurahanyura. Kambabwira ikintu gikomeye giteye ubwoba. Ijambo benshi basomye babwiriza babwirije byitwa inarijye, selfishness, selfish. Ikintu cyose ubushaka nge muri materanira ibitekerezo byanjye, ibintu byose ku buryo ibitekerezo byawe bishobora kuganza, ukumva ibyawe nibyo ushaka ko bizayobora itorero, ukumva ibintu byose ntanga igitekerezo, ntanga inyunganizi ngira. Iri jambo nge wababwira aho riratugeze, kandi mu ntambara mutanagira ngo nababwiye ngo inyoni z'amababa menshi ntabwo arizo ziguruka ngo zigere kure, ahubwo inuma yigirira duke itaha i Burayi ivuye muri Afurika. Nzi neza ko hari abantu b'Imana bicaye aha batavuga menshi, batirirwa barwana ibitekerezo, bari kurwana n'umutima, kamera iri gukubitwaho, icyaha kikazamuka, akagenda akikubita imbere ya Data akavuga ati Imana nkinkize n'iki, wowe ukiri kurwana no gutanga ibitekerezo. Ucunge uwo mugese ntuwukinishe ngo nuko ukiri fresh, umugese utangira utagaragara, ariko nyuma umugese ucamo icyuma. Iyo nari gishobora kugaragara iri mu by'Imana, ikagaragara imeze nk'ishyaka, ariko nyamara uko umugese uza ukagenda uzenguruka icyuma, kigera ku rwego gicika kidashobora gukira. Umugese ku cyuma cy'Agaciro. Umurongo wa 23, buri wese yarageze agomba kugaragara noneho wariho, kuko iri shungura ntabwo ritugeragereza muri rusange. Buri wese. Umurongo wa 23, uwo mugabo nyir'urugo arasohoka arababwira ati reka bene data ndabinginze mwe gukora icyaha gisa gityo. Ubwo uyu mugabo yinjiye mu nzu yanjye, mwe kugira ubupfu bungana butyo. Uyu mugabo wa mbere agiye guhamya ibye, ntawe bajyanye, agezeyo ati rero muramenye mudakora ayo mahano. Ariko wabamo n'agatima kitwa ngo ni gute narokokara. Umva umurongo wa 24, dore nguyu umukobwa wanjye w'inkume n'umugore w'uyu mugabo, abo nibo sohora namwe mubonane, mubagira uko mushaka, mubonone, yego mubagira uko mushaka, ariko uyu mugabo mwe kumugirira iby'isoni nke bene ibyo. Ahisemo gutanga nde? Umugore we n'umugore wa mugabo, umukobwa we n'umugore wa mugabo. Umva umutima wa kamera icyo ukora. Ntabwo nahangana namwe, ariko reka mbaho uyu mukobwa wanjye muba ari we muhangana nawe n'uyu mugore, kuko abagore ari abanyantege nke, mubagira uko mushaka nge nirokokere. Ngiyi nzira y'uwa mbere, ngibi bisobanuro bye ngiki cyahagazemo. Niko benshi bagiye kugurisha ubugingo bwa bagenzi babo
kugira ngo barebe ko ubwabo bwatera imbere, kandi bazi ko barengeye amagara ya bamwe. Iri jambo uyu mutima umeze gutya wongeye kugaragara mu itangiriro numva ari 19 ku witwa Loti. Igihe nabwo mu murwa bazaga gutinga abantu bahageze, naho kwa Loti nawe yaravuze ati mfite abakobwa batararyamana n'abagabo ni mubari bo mufata. Kubera ko baravuga ngo nyine umusonga wundi ni ukubuza gusinzira. Abagore abantu batagira agaciro, mugende abakorera ibyo babakorera, muzagaruka musanga abagabo twigaramiye. Ubu duhagaze mu gihe abagabo bafite kwiyemera kuri ku rwego rwo hejuru cyane, icyitwa isumbwe, bikanagera no mu bavuga ko ari Isirayeli ya none. Ibi bintu biri kubera muri Isirayeli. Bintu byose n'ibitekerezo by'abagabo, ipantaro yabaye ipantaro wa mugani, ibitekerezo n'iby'abagabo, inama zabaye n'iz'abagabo. Yego simbatesheje agaciro, ariko murebe neza ko hatarimo akaga ko kuzagurisha bene wacu kugira ngo turebe ko bwaducana neza, tukajya twiyorohereza. Mucunge bagabo bagenzi banjye, navuze urubyiruko aha tugeze ku bagabo. Uyu mugabo arebera abagabo bene wabo, haravuga ati abagore bo mutange babakoze ibyo bashaka. Umugore se ni puberi bakiniraho. Ibintu byarambabaje cyane. Ibi biri kuba muri Isirayeli, ntabwo biri kuba mu bindi bihugu. Murongo wa 25. Ariko abo bagabo banga kumwumvira, nuko uwo mushyitsi afata umugore we aramubazanira, baramumenya, baramwonona, bakesha ijoro, umuseke utambitse baramurekura. Wa mugabo, igitekerezo gitangijwe n'umugabo wabanje. Wa mugabo nawe arahaguruka afata umugore we aramubajugunyira, mumukorera ibyo mushaka. Ndabibutsa ko ari abagabo mu mudugudu bose b'ibigoryi bari bahaje, ntabwo yari umugabo umwe cyangwa babiri. Abagabo ba muri uwo mudugudu ku mugore. Umva umwisirayeli yarageze aho yihekura akikora mu nda, agatanga umugore we ngabe. Sinzi uko navuga icyo kintu, sinzi uko nagisobanura. Baramuwowotera, abagabo umwe ajya wasimburana n'undi umugore adashobora kuvuga, bamukorera iyicarubozo rimeze gutya ijoro ryose, yatanzwe n'umugabo we wa mwishyanga rya Isirayeli. Mugese ku cyuma cy'agaciro. Ngaga w'umugenzi ashobora kugera agakora amahano, ukavuga ati ubuhamya yari afite ko yari icyuma kizima, ko yaranguruye, ko yakoze urugendo, ko yanze igishushanyo, ko yageze ku bishoboka. Uyu yapfuye ate? Icyo kiroroshye icyo yakoze. Mu gitondo intere barayigarura, abo mudugudu bose bamuviyoye. Mushobora gufata umuntu mukamwandagaza, buri wese akamugira uko ashaka, kubera amagambo wamuvuzeho, kubera urucanege rwawe, kugeza ubwo umudugudu wose umuviyora, kandi wavugaga kuri umugenzi.
ushobora kwanga umuntu ukamuvuga ukamukritika ukamubyinagira ukamunyuka ngo uri umugenzi umudugudu wose ku buryo usigara umubona nk'icyo ngicyo umudugudu wose ukamwigirizaho uko. Subira mu biganiro ugirana n'abandi, subira uko ubumeze, ntabwo ari udutsiko se irundi runaka. Benshi niyo mibereho bafite, kandi uyu mugese urasiga benshi ubanitse ku gasi. Mugese ku cyuma cy'agaciro, ntabwo umugese ufata ku bikenyeri. Ubuse ko mwaciye hamwigize mubona imijugujugu muri izi nturusu, munyereke imijugujugu, mugende muce ku giti cy'imyembe murebe ko mutasangamo imijugujugu. Igiti gifite imbuto nicyo giterwamo imijugujugu. Murongo wa 26. Nuko mu museke uwo mugore aragaruka agwa ku muryango w'inzu y'uwo musaza aho shebuja yari acumbitse burinda bucya. Bahirika mugore aho agwa imbere y'uwo muryango. Hari benshi bashobora kuba bari mwako gahinda n'iyo mibabaro biturutse kuri we wicaye aho. Bahirikaho iyo nere basimburanyweho kuva nimugoroba, umwe ajyaho baraterura baraza barambikaho, ntawe utaramugize umushyitsi uza bataha mwabivuze, undi baye mukazasanga hari izina muhora mubwira abashyitsi, uyu n'uyu ameze gutyo ameze gutyo ameze, ugasanga umuntu nuko mwamwishyura uboza ahagaze agenda, n'umushyitsi utari umuzi agataha amuzi. Ururimi ubwarwo rukaviyora umuntu ku buryo umudugudu wose usigara umukiniraho. Undi se niba mfite ikibazo wanyisangiye, urajya kubwira ikibazo cyanjye uyu ntabwo nzi. Yego wantinye, Bibiliya se kivuga ngo niba tugiranye ikibazo nsange. Aho ngaho naho ugira ngo ahubwo si umugese umeze nabi. Ikibazo cy'abagabo kwirengera, ikibazo cy'inarige, ikibazo cyo kudaha agaciro abandi n'ibitekerezo byabo bishobora gutuma umuntu agerwaho n'akaga, kandi akaga gateye ubwoba, bikabera mu ishyanga. Ibi ni ukwangirika mu ishyanga. Ariko mwibaze niba sosiyete imeze uko imeze, mutekereza ko abagenzi bameze bate? Nabo bameze nabi. Dukeneye Yesu rero. Nuko mu museke uwo mugore aragaruka agwa ku muryango w'inzu y'uwo musaza aho shebuja yari acumbitse burinda bucya. Nuko shebuja abyuka mu gitondo akingura urugi rw'inzu, arasohoka ngo agende. Nuko asanga uwo mugore acuza umurambo ku muryango, intoki ze ziri mu irebe ry'umuryango. Ibi bintu murabikurura, ibi bintu mu mutima uri kubikurura. Abantu watumye bagera ku rwego ku buryo badashobora gutinyuka guhinguka mu itsinda bitewe nuko abasebesha. Wirengera gusa yararambaraye amaboko, intoki ziri mu muryango zikabakaba, umugore adashobora no kwiyegura. Biri kubera mu ishyanga. Ntabwo ibi byabaye i Babuloni, byabaye muri Isirayeli, kandi amateka yabo niyo yacu. Murongo wa 28 n'abacamanza igice cya 19 aramubwira ati, haguruka tugende. Kamugende. Ngo genza gutera? Haguruka tugende.
ariko ibintu muri kubikurura ari we wabikoze umugore wabimeze gutyo ukamubwira ati none haguruka tugenze gute tugende ubwo si yabonaga yiryamishije ubu benshi iyo tuvuze umurimo kuki mutaza mwaguruke kandi benshi bashobora kutawujyamo kubwo kwirinda no kurinda imitima yabo haguruka tugende nayigiye ibintu bikomeye cyane ariko ntiyakoma ahera karamuterura amushyira ku ndogobe ye nuko uwo mugabo ahera ko arataha ahangezeho nagahinda karenza kandi kagaragaza kwangirika kw'abantu bavuga ko ari ab'Imana kugeza ubwo nta nigaruro rizaba rigihari 29 ageze iwe ashyira intumbi y'umugore we mu nzu yenda icyuma amucaguramo ingingo zose ibice 12 abyohereza mu bihugu bya Isirayeli byose nuko ababibonye bose baravuga ati ibintu bimeze bitya ntabwo byigeze gukorwa cyangwa kuboneka uhereye umunsi abise bavire muri Egiputa kugeza ubu nuko ni mubitekereze mubigira inama mubivuge ibaze uyu Mwisirayeli wabaye inyamaswa kumwe yamugenje ntabwo agarukiye aho ahubwo aramucagagura ibice 12 apakira mu nkangara akajya yohereza muri Isirayeli buri muryango wo ni hamwe ubuhamya bugera bwo gutorongeza umuntu wawe w'Imana dorageza aha mu matsinda hose awo wose waramwandagaje wamugize uko ushaka waramucagaguye kandi ibyaha byawe wowe uracyabifite ariko we icyaha cye nicyo wirirwa utoronge awo wose naho utamuvuze amucagaguramo ibice abyohereza hirya no hino iki kintu cyabyaye intambara biri bugeraho umuntu ashobora kuzakora icyaha kizamugeza ku rwego nawe ubwe azajya yireba ne ku myenda yanditse ngo wapimwe usanga udashyetse byatangiye ari ukwikunda bitangira ari inarijye bishoje ari ibintu by'inkoraruguma biteye ubwoba abantu ari abo gucirwaho iteka biturutse ku narijye nge kugeza ubwo umuntu yijishura umuntu we akamwitanga w'igitambo tugiye kubona ubugambanyi tugiye kubona abantu bakora amahano bararanguruye bitewe nuko batigeze babana na Kristo ngo imitima yabo ikorweho n'ubuntu bw'Imana bavandimwe inshuti z'umusaraba dukeneye Yesu muri iyi saha umugese w'icyaha kibasiye abatuye isi ntabwo dushobora kuwukira keretse duhuye na Yesu kubw'amaraso ye nibwo tubasha kuba bazima ibitari ibyo biri busoze nabi niba mwishyanga ryitirirwa Imana byarageze aho haba amahano nk'aya umugabo agatanga umugore we bakamugira uko akagera ubwo amucagaguramo bivuze ibintu abantu bavuga ko bahagarariye ijambo ry'Imana bashobora kuza gukora ku buryo uwanze ukukura araza kuba umugambanyi indengakamere ndetse uruta abapagani bubi kangane ku musozo rero wishire ku munzani uvuge ngo ndasoza nti mbese icyuma cyanjye kiracyari kizima cyangwa n'ingunguru ibomborana
intambara ikomeye paje ya 43 ndashaka kugana ku musozo. Abizera bake b'indahemuka bari barubatse ku rufatiro nyakuri, bari bababaye kandi babangamiwe ubwo amanjwe y'inyigisho z'ibinyoma yakomaga umurimo w'Imana mu nkokora. Bamwe muri bo bari biteguye kuvuga nk'abubatsi inkuta za Yerusalemu mu gihe cya Nehemiya bati abikorezi bacitse intege kandi hari ibishingwe byinshi, nuko nitukibashiye kubaka inkiki. Ngaha hitoro rigiye kwinjira. Baciye mu ngorane, bari barakubiswe inkoni, ubupapa bwari bwarabatoteje ku rwego ndenga kamere. Bageze ku rwego rwo kuvuga bati rero abikorezi ntabo, umurimo uratunaniye, ahaho shwi. Isaha ujye uyitekereza, mbese nitugeraha uraba ukiri icyuma cyangwa umugese uraba waguciyemo. Ntawe ukibwira ngo tujyane yemere, ntawe ukibwira ngo inubwirize yemere, ntawe ukibwira inama ngo yemere. Biraba bisigariye umuntu ku giti cye kandi agomba guhamya. Kubera kuzahazwa no guhora bahanganye n'akarengane, guhora barwanya uburiganya n'icyaha, ndetse no guhora barwanya ibindi bisitaza Satani yashoboraga kubashyira imbere ngo arogoye urugendo rwabo. Bamwe mu bari barabaye abubatsi b'indahemuka bageze ubwo bacogora. Kubageze ubwo bageze bate? Bamwe bari indahemuka, bamwe mwahoraga murata, bamwe bahoraga bari imbere mu rugamba, bageze ubwo basigara bacogoye ntacyo kuvuga, basigara bacitse intege. Aha nituhagera uri bukomeze imbere cyangwa icyuma umugese uraba wagiciyemo. Ngese ku cyuma cy'Agaciro. Y'amagambo yanteye ubwoba. Kubera karengane n'inkoni bakubitwaga, shyari riravuka kandi kanje subu kuki ari nge bafunze, kuki batafunze uriye? Wagira ngo ufunganywe nande? Mujye mutinya ibintu Satani yuririraho. Nje kuki ari nge, kuki ari nge? Yesu katavuze ngo kuki ari nge. Ubundi wagira ngo ujyane nande? Ni nko kuvuga ngo ikibi mbonye n'abandi bakibona. Umugese ku cyuma cy'Agaciro. Ubure gushima Imana ngo banjyane ngenyine abandi bakomeza umurimo, wowe ujye uvuga ngo kuki ari ngenyine. Ubure gushima Imana ati Imana urakoze unyohereje muri santarara aho ngiye gukora umurimo ntigeze nkora mbere, utangira uvuge ngo kuki ari nge ugiyeyo. Kibazo cy'inarige. Satani yashoboraga kubashyira imbere ngo arogoye umurugendo rwabo. Bamwe mu bari barabaye abubatsi b'indahemuka bageze ubwo bacogora, maze kubwo gushaka umutekano n'ubusugire bw'imitungo yabo n'ubuzima bwabo, bava ku rufatiro nyakuri bari barubatseho. Mugese icyuma uburagikase. Ndashima Imana ko nubwo wabigitangaza bose bitangaza mwari muzi bikabivamo, Imana izaba igifite ubwoko bwayo. Amen. Ndasoma ngo ariko abandi batigeze bahungabanywa n'ibitero by'abanzi babo,
bavuze bashize amanga bati ntimubatinye, mwibuka Uwiteka umwami ukomeye uteye ubwoba. Maze bakomeza umurimo wabo, buri wese acigatiye inkota ye. Haleluya. Mwiyubake kuri iri jambo, buri wese ntarambika inkota. Bakomeza mbere, buri wese n'inkota ye. Haleluya. Buri wese yagendaga avuga ati ndi mu mbaraga z'Imana. Buri wese yagendaga avuga ngo ndi intumwa y'Imana, ntabwo ndi intumwa ya runaka. Nimwizirike kuri iri jambo, iri nta mugesera igira, ahubwo rikuraho umugesera. Nshuti bavandimwe, tugiye kubona benshi barambaraye mu nzira, tugiye kubona benshi bakora amahano, tugiye no kubona barabagirana ubwiza bw'Imana, tugiye kubona baziritse imibereho yabo kuri iri jambo. Reka mbature Bibiliya muri aya masaha, reka mbahe iri jambo kugira ngo ryinjire mu bugingo, rikosore inenge irimo, nge ivemo, ntama w'Imana yererezwe. Muri iyi saha ndasaba Imana kutwuza umwuka wayo kugira ngo atwumvishe rino jambo, rikuremo na kasye, rikuremo na kange, cyubahiro kibi cy'Imana. Mbese ninde uri hano uvuga ati nanjye umugese waramfashe, umugese icyuma cyendaga gucika, ariko kuva amenye iri jambo ndashaka kuba imbere y'Imana, ndashaka ko data wa twese akuraho umugese burundu n'imyanda yose, ngasigara mpagaze mu buntu bw'Imana. Mbese ninde wumva afite icyo cyifuzo? Imana iguha umugisha. Haguruka muvandimwe, Yesu arakwinginga muri iyi saha kugira ngo wongere utekereze imibereho yawe, wongere utekereze ubuzima bwawe, wongere utekereze aho urasoreza, wongere urebe imirambo y'abantu bagiye gukora amahano irambaraye mu muhanda, wongere ureba ibyo twakoze. Nshuti muvandimwe, ndagusaba ngo utakambire Imana igukize ubwo bumuga, igukize uwo muze, maze binyuze muri iri jambo uhindurirwa amateka. Ibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Hanze hari umushyitsi, kingura, yahoza tegereje, kingura ubu, kingurira umukiza, ataraguhitaho, Yesu mwana w'Imana, kingura ubu. Wera Imana ikiranuka, saha nk'iyi turakunezerewe. Amen. Tunejejwe nuko utwereka akaga katurindiriye, ukatwereka n'amakiriro. Amen. Tunejejwe nuko ntacyo utabwiye ubwoko bwawe, kandi tukaba ari twe ngabo uri gucungiraho muri iyi saha. Turinde kuva mu biganza byawe, iri jambo riduhindurira amateka. Amen. Ku cyasha cyose twagize, kwikunda kose, inarijye yose ikurweho binyuze mu gitambo cya Yesu. Amen. Abana bawe bitanze bushya, mitima yacu uyakire. Turinde ko twaba ibyuma bivuza iy'abahanda, tutagira amavuta muri twe, tutagira umwuka wera, tudafite ubuhamya buzira amakemwa. Mubyeyi, urugendo rwo kwezwa rurakomeje. Ngwino weze buri mutima, ngwino utuzamure kuri buri ntambwe. Tuguciriye bugufi rero ngo dukore ibyo tutakwishoboza, tubisabye Imana amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.